Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira, mbashimira ko mubana natwe, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nagira ngo mbinginge dukurikire ijambo ry'Imana turyumve, kandi rwose ni iby'umugisha, ni iby'umunezero ko abana b'Imana bicara bakaganira ijambo ry'Imana. Hanyuma twibuke gukora subscribe, twibuke gusharinga. Imana yo mu ijuru itugirire neza, dukomeze kwagura cyangwa se kwamamaza inkuru nziza ya Kristo, inkuru nziza y'agakiza. Imana yacu itugirire neza. Reka tubanze dusenge, hanyuma twumve icyo umwuka w'Imana dushakaho muri ino minsi. Imana yacu itugirire neza. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye urukundo rwawe ruturondoreka, udahwema kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Tugenda tubona ineza yawe, tugenda tubona uburinzi buturuka iwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye rero ko uduhaye umwanya nk'uyu kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Tugirire neza, ubane natwe muri uyu mwanya, kandi ubane na buri muntu uwo ari we wese urakurikira rino jambo. Buri uwo ari we wese, Uwiteka Nyiringabo, uri bwumve iri jambo rimukomeze kandi rimwagure. Mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, urakoze, amen. Tudatinze reka tuganire ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Tugiye kureba ese umuntu uri muri Kristo Yesu imibereho akwiye kubaho, akayibaho muri ino si y'icyaha, ino si Satani yirirwa azereramo, agenderamo, akoreramo. Ese ni iyihe mibereho y'umuntu uri muri Kristo Yesu akwiye kubaho? Imana yacu itugirire neza. Tugiye gusoma ibyanditswe, turasoma ahantu hatatu. Reka tubanze dusome mu Bakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, ni ibice bitanu. Turahera ku murongo wa 17. Imana yacu itugirire neza. Haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Imana yacu itugirire neza. Reka twongere dusome Abaroma, ni ibice 8. Turahera ku murongo wa mbere tugarukire ku murongo wa 17. Haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Kuko icyo amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu, Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Icira ibyaha bya kamere ho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku mubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku mwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe,
yazuye Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turimo umwenda ariko si uwa kamere w'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ni abana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana yacu itugirire neza. Reka twongere dusome Matayo, ni ibice 5, duhere ku murongo wa 43. Imana yacu itugirire neza. Ibice 5 umurongo wa 43 haravuga ngo, titira amagambo aravuga ngo nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibabigira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko So wo mu ijuru akiranuka. Imana yacu itugirire neza. Dusomye amagambo menshi ahantu henshi hatandukanye, ariko intego y'ijambo nifuza ko tuganiraho muri uno mwanya ni uko dukwiye kugira imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Ijambo twahereyeho ryatubwiye ngo abari muri Kristo Yesu, umuntu uwo ari we wese yari muri Kristo Yesu, ibya kera biba bishize. Imana yacu iturengere. Ibya kera biba bishize ni ibiki? Ese ni ibyaha se umuntu aba yarakoze biba bishize? Ese agikizwa, mbega bya bindi yihariye nibyo biba bishize? Ni ibiki biba bishize? Imana yacu itugirire neza. Reka tuganire kuri aka kantu. Ubundi iyo utarasobanukirwa ikintu Kristo yakoze, ni nabwo ibintu bigorana. Ni nayo mpamvu iyi mibereho mishya igorana ikananirana, ugasanga umuntu aritwa ko ari yakijijwe, aritwa ko ari umurokore, umuntu ni umukristo, ariko ugasanga imyumvire y'abakristo ntago ari imwe, iratandukanye, ndetse rwose ugasanga n'imyitwarire yabo iratandukanye. Ariko bipfira hehe? Bipfira yuko twese tudafite imyumvire imwe, imyumvire imwe y'icyo Kristo yaje gukora. Nta muntu utazi ijambo, umukristo wari wese azi ijambo riri muri Yohani ibice 3 umurongo wa 16 tuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Hari ikintu Kristo yaje gukora, tudatinze ntabwo twabyinjiramo neza wenda muri uyu mwanya ngo duhere tubivugeho birambuye,
ariko ikintu nshaka kukwereka ni kimwe. Ikintu Kristo yaje gukora ni uko yaje kuduhuza n'Imana, yaje kudukonekita n'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo Adamu yakoze, Adamu yakoze icyaha gidutandukanya n'Imana, akurwaho ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo yambuwe ubugingo budapfa, yarabwambuwe, yambara ubugingo bupfa, yambaye umubiri upfa, icyubahiro cy'Imana, uko yasaga n'Imana, ubwiza bw'Imana bwamuvuyeho. Ariko Kristo yaje kugira ngo abashe kuzana icyo ngicyo cyari cyarabuze. Iyo durebye mu isezerano rya kera dusanga Yesu mu gihe atari yakaje, Yesu ataraza, hari ibikorwa byakoraga byo kugira ngo wenda abantu bahure n'Imana. Hakabaho ibitambo, abantu bagatamba ibitambo by'ibyaha, bikaba ingarukamwaka. Buri mwaka umutambyi akagenda agatamba ibitambo, abantu bakazana ibitambo biraza kuba inyishyu y'ibyaha bakoze. Niba ari itungo bakazana itungo, niba ari intama akazana intama, niba ari ihene, ariko nayo ikaba ifite amabwiriza, ikaba ifite intanenge, ifite amabwiriza. Ariko ibyo ngibyo byose ntibyigeze bikuraho icyo cyaha Adamu yari yakoze. Urwo rupfu rw'iteka Satani yazanye mu bantu, ntabwo ibitambo byigeze bibikuraho. Icyo Kristo yakoze, yaje gutandukanya urwo rusika rurimo hagati. Imana yacu itugirire neza. Abikora gute? Yemera kwishyiraho ibyaha, utarigeze gukora ibyaha yemera kwishyiraho ibyo byose Adamu yakoze, n'abamukurikiye bose, n'abamukomotseho. Icyo cyaha cy'inkomoko yemera kubyishyiraho byose, arabyikorera, aragenda ajya ku musaraba, arabibamba. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Ngo aribwo ku munota wa nyuma, ngo aribwo yavuze ngo byose bigize gute? Birarangiye. Ibya kera birashize. Rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibya kera ibyo byose, icyitwa icyaha cy'inkomoko cyose kiba kivuyeho. Umuntu aba yinjiye mu bundi buzima bushya, ibya kera biba bishize. Haleluya! Ngo aba ahindutse umuntu mushya. Ntabwo aba ari wa muntu uba ukibarwaho cya cyaha cya Adamu, ahubwo aba ari wa muntu ubaye umuntu mushyashya, ugiye no kubaho mu buzima bushya. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iturengere. Hanyuma ubu buzima bushya, twasomye ijambo ry'Imana riri mu Baroma 8 ryatubwiye uburyo ki hari abayoborwa na kamere ndetse n'abayoborwa n'umwuka. Riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ariko abayoborwa na kamere y'umubiri ni ab'umubiri nyine, ni ab'ubutaka. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu idutabara. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu atandukana, haleluya, atandukana no kuyoborwa n'ibya kamere y'umubiri. Kamere ikubwira kwihorera, kamere ikubwira kurwana, kamere ikubwira gutongana, kamere ikubwira kuroga, kamere ikubwira gusambana, kamere ishaka gukora ibyo kwinezeza. Iyo kamere ibyirarikira umuntu uyoborwa nabyo, uwo nguwo aba akiri muri cya cyiciro, ntabwo aba yakabaye icyaremwe gishya. Imana yacu iturengere. Ariko iyo umuntu abaye icyaremwe gishya, iyo umuntu yakiriye Kristo akamwakira, aba abaye icyaremwe gishya, aba agiye guhinduka umuntu mushya, agiye mu bundi buzima, atakigenga ubwe, umubiri we atakiwugenga, atagituma ukora ibyo ushaka, ahubwo Kristo ari we uyobora ubuzima bwe, akamuyobora mu buryo bwo gukiranuka. Imana yacu itugirire neza. Hari abantu bajya bavuga bati ntabwo bishoboka gukiranuka uri mu isi, iyi si ntabwo byashoboka. Isi irimo icyaha, isi irimo Satani, nta muntu udakora icyaha. Niko nyine, niyo teori iri mu isi, niyo teori Satani agenda ashyiramo. Icyo gihe nyine ntabwo wari wagasobanukirwa icyo Kristo yaje gukora.
Oh haleluya, Imana yacu itugirire neza. Kristo yaje kudutandukanya n'ubwo buzima, Imana yacu iturengere. Yaje kudutandukanya n'ubwo buzima bwo kuyoborwa na kamere, aduha ubundi buzima bwo kuyoborwa n'umwuka wera, aduha ubundi buzima bwo kuyoborwa na mwuka wera. Mwuka wera niwe ukwigisha uko ugomba kugenda, akakubwira uko ugomba kuvuga, akakubwira uko ugomba mbega akakubwira buri kintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo twabirondora ngo tubivemo. Imana yacu tugirire neza. Twasomye ijambo ry'Imana muri Matayo, riratubwira ngo nimukunde ababanga. Biragoye mu buzima busanzwe bwa kamere, biragoye gukunda umuntu ukwanga, gukunda umuntu wakuroze, gukunda umuntu wakwambuye akakuriganya. Umuntu mukagura isambu, mwagura isambu nyuma akaguca inyuma akongera akayigurisha. Biragoye ko wakongera ukamukunda mu buzima busanzwe. Ariko iyo wakiriye Kristo arakubwira ngo mubabarire. Nubwo ataje kugusaba imbabazi, ariko Kristo arakubwira ngo mubabarire. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu turengere. Haleluya. Imana yacu twagure, kandi Imana yacu itugirire neza, itwinjize muri ubu buzima bushya bw'abana b'Imana. Abantu benshi baravuga bati nakiriye umwami Yesu n'umukiza, narabatijwe mu mazi menshi nk'ikimenyetso kibigaragaza. Ariko Yohana we yarababwiye ati ngenda babatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari undi azaza azabatirisha umwuka wera ndetse n'umuriro. Imana yacu tugirire neza. Umuntu akagarukira aho ngaho akavuga ko yakiriye umwami Yesu, ndetse aririmba indirimbo zijyanye n'inkuru y'agakiza n'inkuru z'umusaraba, araziririmba cyane rwose akumva arafashijwe, ariko yanze guhinduka ngo ajye ayoborwe n'umwuka. Ndetse ashobora kuba rwose umwuka w'Imana ajya amuhangaho agahanura, ariko nubwo ahanura ntabwo umwuka w'Imana amuhoraho. Umwuka w'Imana ntajya amangikanwa na kamere, ntabwo yamubamo. Imana niba ishaka kuvugana n'umuntu, irahagarara ku bitugu bye nyine ivugane n'ubwoko bwayo, ibuburire babwire uko bakwiye kugenda, kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo izahagarara ku bitugu by'abapfapfa. Ni wa muntu umwuka w'Imana ntaba muri we, icyakora umwuka w'Imana ajya amusanga. Yigeze kumwakira abana nawe, ariko uko yakira za mbaraga za kamere zigenda zimuyobora, umwuka wera yarigendeye amuvamo, ntago akiyoborwa nawe. Abana b'Imana ni abayoborwa n'umwuka w'Imana, kandi hari imibereho bakwiye kubamo. Imana yacu tugirire imibereho bakwiye kubamo, ni imibereho itandukanye na kamere. Imana yacu itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri Matayo ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko njyewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababanga. Mubasabire kugira ngo nabo bakizwe, bave mu mirimo barimo mibi, bave mu bugome barimo. Imana yacu itugirire neza. Bave mu byo barimo, bave mu nzira yo kurimbuka. Imana yacu itugirire neza. Kristo adusaba kubabarira, adusaba kugira umutima wo kubabarira. Hari mushuti wanjye witwa Fideli, ndamusuhuje, nazabona ino video ndamusuhuje. Twigeze kuganira hashize igihe kinini, hashize nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu gutyo. Turaganira ari kuri telefone, turimo tuganira ku bw'ijambo ry'Imana. Arangije arambwira ati burya umuntu utinya umurozi, uwo nguwo aba afite kwizera guke. Icyo gihe akibimbwira ako kanya ntabwo nahise mbyumva, kubera nari mbukirutsemo vuba. Ndangije ndamubaza ariko wari warugwaho rimwe byibuze ngo wumve ukuntu bubabaza?
arambwira ati hoya, ndavuga nti rero reka dukomeze twiganirire ibindi ariko icyo ngicyo cyo tube tukiretse. Mu by'ukuri ntago ako kanya nari nakabyumvisha, ariko ubu ngubu namaze kubisobanukirwa, naje kumenya kubabarira. Nari ngifite umujinya, ngifite uburakari, nari ntaramenya imbaraga ziba muri Kristo Yesu, ntarazisobanukirwa neza, hari bimwe ntarasobanukirwa, hari aho ngarukira, ariko Kristo ni mugari. Haleluya! Na n'ubu kugeza ubu hari ibyo ntaramenya. Hari umuririmbyi wavuze ngo ntago mu isi nabimenya byose, nkiri mu isi ntago nabimenya byose, ariko mfite ibyiringiro yuko nzabisobanukirwa. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Nanjye ubu nkiri mu isi ntago nabisobanukirwa byose, ariko tugenda Mwuka Wera tunosheraho gakeya. Mwuka Wera agenda atunosheraho gakeya, agenda atubwiraho gakeya ku mbaraga ziba muri Kristo Yesu. Imana yacu itugirire neza. Ntago umuntu uri mu Kristo aba muri we, ntago abona agahu kari imbere y'umuryango ngo agire ubwoba avuga ati ndapfuye. Ntago abona injangwe inyuzeho ngo agire ubwoba avuga ati ndabarozi. Ntago umucuraguza acuragura ngo avuga ati ngo ndapfuye, ahubwo azamura kwizera, akamenya ko Kristo yanesheje, ari hejuru ya byose. Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo tubeho mu buzima budatinya, tumenye ko Kristo afite imbaraga, tube mu buzima bwo kuyoborwa n'Umwuka w'Imana, mu buzima bunesha icyaha. Haleluya! Kristo niwe utubashisha kunesha. Imana yacu itugirire neza. Twavuga byinshi kuri iri jambo, ariko bene data, reka twemere guhinduka, twemere kuba mu buzima bushya. Niba turi abakristo, niba twarakiriye Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, twemere kuyoborwa nawe, tugendere mu nzira ye, tugendere mu bushake bwe, twumve ijwi rye. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Twumve icyo avugana natwe, tumwemerere atuyobore, tumwemerere atuganirize, twemere guca bugufi, twe kuzamura amarere, tumwemerere ibyo tudasobanukiwe, tumwinginge, tumubwire dusobanurire, azadusobanurira. Imana yacu itugirire neza. Murakoze. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ndabashimiye. Reka dusenge Imana yacu ikomeze kutugirira neza, ikomeze kudufasha, ikomeze kutwambika izindi mbaraga, dukomeze kugira aho tuva ndetse naho tugana. Imana yacu itugirire neza. Reka dushime Imana kuko ibanye natwe muri uyu mwanya, kandi n'ukuri nkwingingiye kugira ngo uyoborwe n'Umwuka w'Imana, uyoborwe na Kristo, kandi Kristo niba ari muri wowe, imbuto zawe ugomba kwera imbuto, nk'uko byanditswe Pawulo yandikiye Abefeso, akababwira iby'intwaro, iby'intwaro dukwiye kwitwaza kugira ngo tubashe kunesha. Imana yacu itugirire neza. Reka dusenge. Kandi na mbuto ya Mwuka Wera mu Bagalatiya naho birabitubwira, imbuto z'Umwuka Wera nabyo. Imana yacu itugirire neza, tubashe kuzera, tubashe kugendera muri uwo mujyo, tubashe kugira urukundo, tubashe kubabarira abatubabaje, abaturakariye, abatuvuze nabi, tubashe kubabarira, kuko Kristo niko adushaka ko tubaho. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye kutwemereye tukaba Uwiteka Nyiringabo tuganiriye ijambo ryawe, kandi tugushimiye kubanye natwe muri uyu mwanya. Mfasha buri muntu uwo ari we wese abashe gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ryawe. Imana yacu ishimwe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nibamenye ukuri
ngo nitumenye ukuri, ngo ukuri niko kuzatubatura. Ndakwinginze kugira ngo buri muntu uwo ari we wese abashe gusobanukirwa ukuri, uku kuri kumubature mu ngoyi y'icyaha, mu ngoyi y'amategeko, mu ngoyi yo gukandamizwa n'amategeko, ahubwo twinjire mu mwanya wo kuyoborwa na Mwuka Wera, twinjire mu mwanya wo kuyoborwa n'imbaraga z'umwuka wawe. Urakoze, ndagushimiye ko uradufasha kandi urabana na buri muntu uwo ari we wese, kandi buri muntu Uwiteka umuhe kuba maso kugira ngo uzazasange twiteguye amatabaza yacu yaka. Urakoze, bisabye n'ize zina ryawe Yesu Kristo, amen.